nanone nk'uko bisanzwe mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'ubuntu biva ku Mana bibane namwe. Uyu munsi nanone ku bantu tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana, twongeye kugaruka uyu munsi dushaka kugira ngo twongere tuganire, duhugurane kandi tubwirizanye nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Rero ku bantu tumaze iminsi tubana kuri channel ya Besheba Holy TV, nifuje ko uyu munsi dusangira ibyanditswe biri mu butumwa bwiza cyangwa se biri mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Aho icyo gihe cyari igihe kitoroshye kandi cyari igihe kivuga butumwa, ariko cyari igihe nanone cyo mu minsi ikomeye nk'iyo turimo uyu munsi. Rero nifuje ko dusoma ibyanditswe byera hanyuma tukabiganiraho nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira umunsi ku munsi. Hari ibyo dukeneye kandi hari ibyo twirengagiza nyamara byari bidufitiye umumaro. Uyu munsi nk'uko bisanzwe abo dusanzwe tubana tubanza kwiyegereza Imana kugira ngo ituyobore muri uyu mwanya, kuko ubwacu twe ntitwabishobora. Ntabwo umuntu ashobora kubasha kwibwiriza cyangwa se kubwiriza kuvuga Imana wenyine adafite umwuka wera umuyoboye. Niyo mpamvu nasabaga kugira ngo tubanze dufate umwanya twongere twiyegereza Imana, dusenge isengesho ryo kutwinjiza mu mwanya tugiye kujyamo. Reka n'ubundi dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushima n'ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uyu munsi wa none ni wa munsi tugarutse imbere y'amaso yawe, tuzanywe no kuvuga ibyawe. Nyemerera imbaraga za Mwuka Wera zibane natwe muri uyu mwanya kugira ngo tubashe gusobanura no gusobanukirwa ibyawe, tutabibwirijwe n'inyama n'amaraso dufite, ahubwo tubibwirijwe n'Umwuka Wera. Urakoze, ba hagati muri twe, ushyigikire ijambo ryawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nundi tudatinze, reka dusome ibyanditswe hanyuma tubiganireho nk'uko dusanzwe tubigenza. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, mu bice byaho 4. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, mu gice cyaho cya 4 ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo, ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ngo abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye, ngo ubwirize ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. 5 akavuga ngo, ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi ni ijambo dusomye ririmo muri rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo muri iki gice cya 4, ariko aya magambo nagira ngo tuze kongera kuyaganira nk'uko dusanzwe tuganira, duciye muri make kandi tuvuga ku ntego y'iri jambo nyirizina. Iri jambo ni ijambo rikomeye umuntu wese yabasha kumva, ariko tutarajya kuri sesengura ngo turisobanukirwe, nagira ngo dusome umutwe w'amagambo nyirizina ukubiyemo muri iki gice cya 4. Iyo ugiye kwinjira muri iki gice cya 4, hari titire y'amagambo iboneka ivuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ibi ngibi ndabisanisha n'igihe duhagaze mu gihe cya kindi umuntu azabona uko iminsi itambuka, akagenda abona bimwe mu byo yagiye yumvisha amatwi, akabyumvisha amatwi, akanabibonesha amaso, ariko
abantu bakagenda babirenza amaso ntibabone igikenewe kugira ngo babashe kugihagararamo muri uwo mwanya. Uyu munsi rero tumaze gusoma aya magambo, dusomye amagambo aherereye mu gice cya 4, ariko ku mutwe w'amagambo hatubwiye ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Iyo ugeze kuri iki gice cya 3 ku murongo waho wa mbere havuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Ni ukuvuga ngo rero ku mutwe w'amagambo hatubwiye ngo ni ubuhenebere, ariko tugeze mu gice cya 4 hakavuga ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzima ingoma, cyangwa se ubwo azaba aje kwima ingoma, ubwo azaba aje gufata igihe cye cyo kuyobora isi, ubwo azaba agarutse mu isi, ubwo nyuma y'uko yahavuye azaza aje kubaza buri muntu inshingano yamuhaye. Hari abari mu murimo, hari abari mu ivugabutumwa, hari abari mu murimo w'uburirimbyi, hari abari mu budiyakoni, buri muntu wese mu nshingano afite. Ariko cyane cyane ababwirwa hano muri iki gice cya 4 ni abafite inshingano zo kugabura iby'Imana, kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, cyangwa se ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Iyo dusomye kuri uyu murongo waho n'ubundi uwa mbere havuga ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaba aje kwima ingoma, ngo ubwirize ubutumwa bwiza, ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Aha bishatse kuvuga iki rero? Iyo twamaze kwemerera Imana, cyangwa se twamaze kwemerera itorero rituyoboye, cyangwa mu nshingano zacu twamaze gushyiramo ko tugiye kugabura ijambo ry'Imana, hari icyo dusabwa kubikora tubikunze, kandi tukabikora mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Igihe gikwiriye ni ikihe? Igihe kidakwiriye ni ikihe? Uyu munsi turi mu bihe by'imperuka, ni ibihe by'iminsi ikomeye. Hari ubwo twabwiwe ko hazabaho ibihe birushya nk'uko mu ijambo ry'Imana bivuga, ariko tukajya twumva biri kure ndetse bitinze kuza. Ariko uyu munsi hari ibimenyetso bimwe byagiye bigaragara bikwereka neza ko igihe tuhagazemo atari cya kindi twatangiriyemo. Ni iki dukeneye rero? Dukeneye gukorana umwete, cyangwa se kugira umwete wo kugabura iby'Imana, wo kubwira abantu iby'Imana. Niyo mpamvu muri uyu murongo wa mbere n'uwa 2 havuze ngo ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Uyu munsi iyo tugiye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, hari byinshi dushobora guhuriramo nabyo. Hari ubwo uhaguruka ugiye kubwira umuntu ubutumwa bwiza bw'ubwami, wamugera imbere mu gihe wowe uhageze umujyaniye message yamuhesha ubugingo, wakakwakira nabi, akakubona nk'umwanzi, kubera ko haracyari igihe abantu bari mu gahuge, haracyari igihe abantu barangariye mu bitagira umumaro. Ariko dukeneye kubabwiriza ngo dufite kwihangana kose, tukababwiriza ijambo ry'Imana dufite kwihangana kose, tukabahugura, tukababwiriza, kandi tukagira gute? Tukabigisha kugira ngo babashe kubona inzira bakwiye kunyuramo. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane. N'ubundi nk'uko twagiye tubona mu bice byatambutse, hari aho twabonye neza isano umuntu afitanye n'Imana. Nta yindi sano rero umuntu afitanye n'Imana, cyangwa se nta kundi gusa n'Imana kuba mu muntu, ni cya gihe umuntu afite kamere ziva ku Mana, kamere nzima zirangwa n'urukundo, zirangwa n'ubuntu, zirangwa no kumvira no kwihana no gutungana kose kuva ku Mana. Niyo sano umuntu afitanye n'Imana. Ni nako gusa n'Imana kuri mu muntu, kuko Imana ubwayo ifite kamere nziza, ifite uburyo iteyemo, ifite uburyo itekereza, igaha n'umuntu gutekereza no guhitamo. Ayo mahitamo n'imitekerereze mizima Imana yahaye umuntu, nibyo sura cyangwa sano umuntu afitanye n'Imana. Rero iyo tugeze mu byanditswe turi kubwirwa kugira ngo twigishe, nta bandi bantu tuzigisha, ahubwo tubona ko abo tuzabwiriza cyangwa abakeneye ubutumwa bwiza nyabwo ni abantu, cyangwa se buri muntu wese Imana yaremye ngo abeho. Twabibonye neza mu bice byatambutse ubwo twagiye tuganira ku isano umuntu agirana n'Imana. Rero tugeze muri Timoteyo tubona ko Pawulo yabanyeho na Yesu mu gihe cye, yavuze ubutumwa mu gihe gitambutse, yagiye impande n'impande ajyanywe no kuvuga ijambo ry'Imana. Iyo tugarutse rero mu byanditswe tukabona ko dukwiye kubwiriza, ninjye nawe dukeneye ubutumwa bwiza butubatura kugira ngo tubashe kubugenderamo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwirize abantu bose
ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye. Nuko ari impamvu ugomba kugira umwete mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye, nuko hari igihe uzahaguruka ujyanye message y'umuntu, wamugera imbere we akabona si cyo gihe, akaguhunga cyangwa se ukahava akubwiye nabi. Muri uko kukubwira nabi, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dukwiye kuba dufite kwihangana kose, kandi tukabwiriza abantu mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye. Igihe gikwiriye uzagenda umubwirize akumve, igihe kidakwiriye uzagenda n'umugera imbere akubwire ngo wibeshye cyangwa se wayobye inzira. Ntabwo tuzacibwa rero intege n'icyo ngicyo, ngo kuko muri icyo gihe kizaba gihari, ijambo ryatubwiye tugeze ku murongo wa 3 ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ngo ahubwo amatwi yabo ahubwo baziziba amatwi ngo batumve ukuri, ngo bazaba bashaka kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Iyo tugeze kuri umurongo wa 3 ho dusanga hari ibikenewe. Abantu kubera ko bagiye mu gahuge kandi abantu bakaba bafite ibibarangaje, ntabwo bagishaka kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami buva ku Mana, ahubwo bo baba bashaka kumva ibinejeje imitima yabo. Kugira ngo bibabere byiza rero, nuko bo bakora ibijyanye n'ibyo batekereza. Kandi kuko niko kuri, kuko Imana yahaye umuntu amahitamo, iravuga ngo mu mudendezo yahaye umuntu yihitiremo inzira yo kuyoboka. Abataramenya ijambo ry'Imana rero ntabwo tubaciraho urubanza cyangwa ngo tubavuge nabi, ahubwo icyo dukeneye ni ukubasanga no kubahugura no kubabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo nabo bahishurirwe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuza ko wowe ukurikirana iyi channel buri munsi wumva neza icyo Imana ishaka. Ntabwo Imana iyoboye ko uri umunyabyaha, kuko twese twakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ahubwo icyo Imana ishaka ni ukumenya ko wowe wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, hanyuma ugahindukirira Imana. Kwa kugaruka kwawe niho havamo imbaraga ziguhesha kunesha bya byaha byawe bigutwaza igitugu umunsi ku munsi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigeze aha ryaratubwiye ngo ku murongo wa 3 muri igice cya 4 cy'urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, tugeze ku murongo wa 3 hatubwiye ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Mbese ni gute umuntu ashobora kwigwiriza umwigisha uhuje n'irari rye? Ni iki gishobora kukwereka umuntu uri mu gihe cyo kugendana n'irari rye? Ni igihe umuntu azava mu itorero akabwirizwa ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza yabwirijwe ntibumugirire umumaro, ahubwo yakumva mwe runaka ibitangaza biri gukoreka, kuko we hari icyarari cye kiri mu ntekerezo ze, akirukanswa n'ibitangaza agata umurimo yarasanzwe akora. Birashoboka ko yakabaye yari umuririmbyi, birashoboka ko yakabaye ari umuvugabutumwa, ariko agahagurutswa no kujya ibunaka kuko yumvisheyo ibindi bintu bikurura irari rye. Ibyo bishobora gutuma bihuza n'icyo hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo icyo gihe bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Amatwi yabo azaba barya adashaka kumva ukuri, ahubwo azaba ashaka kumva ibinezeza imitima yabo. Uyu munsi ndakurarikira kugira ngo wumve neza ijambo ry'Imana. Hari igihe tujya dusoma ibyanditswe ariko tutasubira inyuma ngo tubinonosore tukabifata uko bitari, ariko nyamara ijambo ry'Imana ryarambwiye n'ubundi muri urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 16 ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigirira umumaro umuntu wo kumwigisha, wo kumutunganya n'uwo kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Mbese umuntu w'Imana, mbese umuntu Imana yaremye, nubwo waba utemera ko Imana iriho, ese uyu munsi iyo urebye umuntu uri mu gakiza ashobora guhura n'ibibazo nk'uko uhura nabyo, ariko intambwe atera bivamo ntabwo ariyo watera bivamo, kuko wowe ufite kwiheba muri wowe, kuko nta mutima uguhumuriza, wataye Imana. Ariko niwemerera ijambo ry'Imana kukuyobora, ngo rizaguhana rigutunganye kandi rigutunganirize kugira ngo ube ufite ibikwiriye byose, ngo ukore imirimo myiza yose, ariyo mirimo Imana idushakaho. Kera mu gihe cy'intumwa na Yesu hari abantu bigeze babaza Yesu, baramubaza ngo mbese mwigisha, ni iki kizatuma tubasha gutandukanya abantu bagukurikiye n'abantu bandi? Ni irihe sano cyangwa ni irihe tandukaniro rizaba riri hagati y'intumwa zawe ndetse n'abandi bantu?
tuzabwirwa n'iki? Intumwa zawe. Icyo gihe ni mu gihe yaramaze kubwira intumwa ngo zigende zivuge ubutumwa bwiza, zibwirize ubutumwa bwiza, abazemera mu mahanga yose bakizera izina rye bazahindurwe abigishwa, abandi babatizwe mu mazi menshi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Turacyari mu gihe gikomeye cyo kugaruka kuri Kristo cyangwa se kugaruka ku Mana. Abo twabanye mu byigisho byatambutse twabonye neza ko iyo mvuze Yesu cyangwa nkavuga Kristo ntabwo mba mvuze ibitandukanye n'Imana, ko twamaze kubona neza ko Imana ni imwe iri mu butatu bwayo. Iyo mvuze Yesu rero cyangwa nkavuga Kristo mba mvuze n'ubundi rya jambo ryavuye ku Mana rikaza kugira ngo ritubature. Twabonye neza ko tutahatinze, twabonye neza ko mu byanditswe byera hagomeza kugaragaza ko mbere na mbere jambo yari ariho riwe jambo ry'Imana niwe Yesu Kristo wahindutse umuntu kugira ngo acungure abantu. Icyo gihe cyari igihe gikomeye n'ubundi tuzakomeza tubiganiraho, ariko uyu munsi turi mu ijambo ry'Imana. Hano turi kuganira ku bijyanye n'ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, ubwo abantu bamaze gutakaza urukundo rwo gukunda Imana, ahubwo ngo basigaye bakunda ibibanezeza, batagishaka kumva, ngo amatwi yabo biziba amatwi yabo ubwabo kugira ngo batumva ukuri. Nyamara ukuri nta kundi, ukuri ni uko Imana yaremye ijuru n'isi, niyo yaremye umuntu. Ko mu itangiriro haratubwira ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu ase natwe. Ariya yabivugaga mu gihe cyayo nk'Imana yari iri kugisha umutimanama wayo umwuka wera uri muri yo kugira ngo ukangukire ku ntekerezo Imana yari ifite zo kurema umuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu rero ari muri plani y'Imana. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri muri iyi si yabayeho kubera umugambi w'Imana. Ni nayo mpamvu Imana yakomeje kumukurikirana kugera ubwo yemeye gutanga umwana wayo cyangwa se ijambo ryayo rikasohokera kugira ngo ricungure umuntu. Tukiri mu byanditswe rero nta kindi dusabwa ni ukumenya ukuri. Iyo umenya ukuri, umwana iyo avutse akabaho adafite amateka cyangwa amakuru y'ababyeyi bamubyaye, ahora afite amatsiko n'ubushake bwo gushaka kumenya umubyeyi we. Ni ukuvuga ngo natwe muri iyi minsi turimo, nituba tutabashije gusobanukirwa neza umubyeyi wacu ariyo Mana, ngo tumenye ko turi mu nshingano zayo kandi turi ibihangano byayo, abo yaremye, ntabwo tuzigera na rimwe dusobanukirwa ukuri n'icyo Imana idushakaho. Ahubwo n'ubundi tuzaguma twibere mu binezeza, turusheho gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Nyamara Imana iradukunda, njyewe Imana irankunda, nawe iragukunda, kuko yaturemeye imirimo myiza. Niko ijambo ry'Imana rikomeza kutubwira. Nk'uko rero dusomye aha tubonye neza ko muri uru rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya 4 tugeze ku murongo wa 3 haratubwiye ngo kuko igihe kizaza abantu batazihanganira inyigisho nzima, ngo baziziba amatwi kugira ngo batumve ukuri, ngo kandi bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Ariko si uyu munsi mugenzi wanjye, wowe uri kumva ubutumwa bwiza, wowe wabaye mu itorero, wigeze gukizwaho ukabireka, wowe utarakizwa, mbese uyu munsi iyo wumvishe ijambo ry'Imana ubifata ute? Ese ijambo ry'Imana nturifata nk'ibyanditswe nk'imvaho cyangwa izindi nzandiko? Ariko icyo nkwifuzaho ni iki? Nakwifuzaga kugira ngo ufungure intekerezo zawe, wige kukuri kw'ijambo ry'Imana, wowe ubwawe ufate Bibiliya usome, kuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Usome ijambo kandi urusheho kunogerwa naryo, usabe Mwuka Wera agusure ku mabara nijoro akwereka icyo ukwiriye gukora. Mbese niduhagarara tukavuga ukuri, abantu bazakumva cyangwa ntibakumva, ariko ijambo ry'Imana ryo ryatubwiye ngo tubwirize, tubwire abantu ukuri, tubahugure, tubigishe dufite kwihangana kose, ngo kandi tubabwirize mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ni igihe cyo kubwiriza abantu rero no kubwira abantu ubutumwa bwiza, ariko icya mbere dukeneye ni ukongera kwigisha abantu cyangwa kubwira abantu gushaka isano yabo n'Imana. Ni iki umuntu apfana n'Imana? Nta yindi sano umuntu agirana n'Imana, nuko Imana yamuremye ikamushyiraho kugira ngo ayiramye cyangwa se ayinezeze. Uyu munsi rero ni wakora ibyo wowe ubwawe ushaka, ntugendere mu bushake bw'Imana, rwose Imana irakureka kuko yatanze amahitamo. Ariko hari ikindi gihe kizaza ubwo Imana izabije kureba umusaruro wawe, gushaka inyungu cyangwa se gushaka icyo yaremeye umuntu, kugira ngo ibone ko umuntu yagikoze, ikazasanga warirengagije inshingano yawe yo kuramya Imana no kuyihimbaza. Uyu munsi Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Kuva mu gihe cy'itangiriro mu isezerano rya kera kugera mu gihe cy'uyu munsi mu isezerano rishya,
dufite amahirwe, kuko mu gihe cya kera ntabwo habagaho umwanya wo kubwiriza abantu ngo bongere bigarure ku Mana, ahubwo bo babwirwaga rimwe batakora ibyo Imana ishaka bakagerwaho n'ingaruka, kandi ingaruka zikaza zifite uburemere ndetse zikagira n'uruhare ku miryango yabo. Ariko uyu munsi twe turi mu buntu, twagiriwe ubuntu na Kristo, kuko yemeye kwitanga ubwo hari habuze uwacungura umuntu, hanyuma aducunguza ayo maraso kugira ngo uyu munsi nitugira ubushake bwo kugarukira Imana tubibone tudasabwe ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo tubikuye mu rukundo Imana idukunda. Njye nawe Imana iradukunda. Uyu munsi haracyari igihe cyo kuba twakisubiramo tukareka kugenda uko dushaka, ahubwo tukagenda uko Imana ishaka, kugira ngo Imana itunezerererwe kandi Imana irusheho kuguma kudukorera imirimo myiza n'ibitangaza bya buri munsi, kuko Imana iradukunda. Tugeze rero n'ubundi ku murongo waho wa 4 akatubwira ngo kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, ngo bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ku murongo wa 5 ariho nashakaga kugira ngo tuze kuganira, akatubwira ngo ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore imirimo myiza, umurimo mwiza, ububwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugaburira iby'Imana. Nahereye kare mvuga ko ushobora kuba uri umuvugabutumwa, ushobora kuba uri umupasiteri, ushobora kuba uri ufite inshingano yo kugabura iby'Imana, ariko nyamara uyu munsi genzura neza ibyo uri kugaburira abantu. Ahari ushobora kuba uri kugaburira abantu ibyo kurya bidatunganye, kandi ibyo kurya by'Imana ntabwo bikwiriye guhabwa abatabikwiriye, ahubwo bikwiriye guhabwa ababikwiriye aribo bazimiye, kugira ngo bagaruke bongere biyunge n'Imana. Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, turacyari mu ijambo ry'Imana. Tugeze ku murongo wa 4 niho hatubwiye ngo baziziba amatwi kugira ngo batumve ukuri. Hari igihe ujya kubwira umuntu, watangira kumubwiriza ibyanditswe agahita anyerera agaca hirya, abandi bakajya mu materaniro bakareba abahimbaza, bakareba abasirimba, bakareba abandi bantu bari mu mirimo, bakareba uburyo abantu bisararanga baba mu rusengero bahimbaza Imana, ariko we yamara kubona igihe cyo kubwirizwa ubutumwa bwiza kigeze, aho kugira ngo yicare yumve neza ijambo ry'Imana, yumve icyamubatura kikamuvana mu bubata bwa Satani, agahita ahaguruka akanyonyomba agasohoka. Icyo gihe rero icyo afite n'iki, ni uko we ubwe akeneye kwiziba amatwi ngo atumve ukuri, ahubwo akeneye ibinezeza amaso ye hanyuma akigendera. Ariko uyu munsi nitugendana n'Imana tukumva neza icyo ijambo ry'Imana ritubwira, naho umuririmbyi we yararimbye ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, natwe nituba mu bihe bikomeye tukemera kubwiriza neza ubutumwa bwiza, tukagarura abantu kuri Kristo, tukabwira abantu, tukabibutsa isano umuntu afitanye n'Imana, bizatuma abantu bagaruka ku Mana kandi bibabere iby'umunezero. Hanyuma wowe icyo uzabona ni ingororano z'ibihembo z'imirimo myiza uzaba warakoze, kuko uzaba warakoze icyo Imana yaguhamagariye. Niba twarahamagawe ngo tuvuge ubutumwa, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo riratwihanangiriza cyangwa riradutongerera mu maso ya Kristo, uzaza gukuraho cyangwa se uzaza mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaba aje kwima ingoma ye. Mbese uyu munsi birashoboka ko nabwiriza ubutumwa igihe cyanjye kikarangira nkagenda, ariko nzataha hari ubutumwa nabwirije. Hari igihe nzaba naramaze mbwira abantu iby'ubwami, hari igihe nzaba narabwirije abantu benshi bakareka ibyaha, abandi bagakizwa bagahagarara mu cyo bakeneye gukora. Birashoboka ko gukizwa ni ubuntu, birashoboka ko igihe cyaba kitaragera, ariko gerageza we kwima amatwi cyangwa se we kwiziba amatwi ngo utumve ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ugerageze gushaka kubana na Mwuka Wera, kugira ngo niyo wafata Bibiliya ukayisoma cyangwa ugasanga aho bayisoma, wowe uhishurirwe n'Umwuka ibyo ukeneye gukora, utabibwirijwe gusa n'abantu, ahubwo Umwuka w'Imana abane nawe. Nemeranya neza ntashidikanya n'Umwuka w'Imana ko ijambo ry'Imana ari rizima, kandi Imana yaremye ijuru n'isi iriho kandi ikora kandi izahemba kandi ikanahana, nk'uko twabibonye mu Itangiriro mu gice cya 6, ubwo Imana ngo yabonye ko imikorere kwibwira no kugambirira ko bari mu isi ko ari kwarabaye kubi, bigahitamo kurimbuza isi ya mbere umwuzure. Uyu munsi ntabwo isi turimo izongera kurimbuza umwuzure, ariko twahawe ibibwiriza byinshi bitubwira ko igihe kizagera Imana ikarimbuza isi umuriro. Mbese ni iki gituma uyu munsi tuzakira? Uzakizwa n'iki wowe kabambere bakijijwe n'inkuge, kuko Imana yari yahaye amahirwe Nowa akagirira umugisha kuwiteka akabasha kubaka inkuge. Mbese wowe uyu munsi ibi biramutse baye ngombwa ko ubutumwa bwiza wanze kubwumvira ukibera mu binezeza kugeza ubwo Yesu Kristo cyangwa se Imana izaza guciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo uzaba uriho cyangwa warapfuye, ukaba uzabazwa imirimo wakoze, ukaba uzabazwa uko wabanye n'Imana mu isi,
mbese wowe wumva uzakizwa n'iki umuriro w'iteka? Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane.